ndetse bamwe muri abo cyangwa se abantu bari bari kuri iryo rembo benshi bari bategereje ko amazi yihinduriza hanyuma bakiterera muri ayo mazi. Bibiri tubwira neza ngo uwa mbere witereraga muri ayo mazi niwe wakiraga. Mvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Bari bategereje ko amazi yihinduriza bakiterera muri ayo mazi, bamwe bagakira amaso yabo. Hari abari barahumye amaso rata, ariko bageze kuri icyo kidendezi bategereza ko amazi yihinduriza akitera kuri ya mazi kugira ngo ahumuke. Undi nawe wari wararemaye ibirenge yarategereje ko amazi yihinduriza yakwiterera muri ya mazi akaba muzima. Undi nawe utari ufite shinge na rugero yarategereje ko amazi yihinduriza yakwijugunya muri ya mazi akagira ifatiro cyangwa akagira icyerekezo. Mvugira ngo amen. Birashoboka kuri iryo rembo, birashoboka kuri icyo kidendezi. Hari ikidendezi nawe uriho uyu munsi. Mvugira ngo amen. Hari ikidendezi cy'inzara wicayeho, hari ikidendezi cy'ubukwade wicayeho, hari ikidendezi cy'ideni wicayeho, hari ikidendezi cy'icangiro rata. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ikidendezi umaranye igihe rata, hari ikidendezi cy'uburwayi, hari ikidendezi cy'icangiro. Haleluya. Hari ikidendezi umaranye igihe kirekire ku buzima bwawe. Yesu aramubwira ngo kubera kwizera kwawe wowe udukurikiye kuri uyu munsi, atasisizo gredo sase tayasire zomene atayazere basase niniwe dosai. Arangije aramubwira ngo kubwa kwizera kwawe ikorera uburiri bwawe wigendere. Mvugira ngo amen. Amen. Ntabwo yamubwiye ngo iterera muri cya kidendezi, ahubwo yaramubwiye ngo kubwo kwizera kwawe ikorera uburiri bwawe wigendere. Ushobora kuba udukurikiye uri mu bitaro runaka, ushobora kuba udukurikiye uri mu kaga runaka, ariko umva uko iyo rivuganye nawe, umva uko nyiri bihavuganye nawe. Aravuze ngo kubwo kwizera ugize ukimara kubona iki kiganiro, kubwo kwizera ugize ukimara gukurikira kuhinduka official, aravuze ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Turabasuhuje abakunzi bahinduka official ndetse n'abakunda Julienne. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turi hano turi kumwe na Hinduka official na Peace Kazuba from TV. Abakunzi banjye mumeze mute? Yesu nashimwe. Nari mbakumbuye cyane, iminsi baye myinshi, ariko ndagiraga ngo namwe mubanze ngo mwumvire, nimanze ndeba amarangamutima yanyu, ariko nasanze namwe munkumbuye. Tuboneho gushimira abakunzi bahinduka official ndetse na Peace Kazuba. Muntu wakoze subscribe, share, comment, turagushimiye. Wahisemo neza kudukurikira. Amahoro y'Imana abane namwe. Bifurije igitondo cy'umugisha kubawe ndetse n'ibyawe byose, uze kugubwa neza, ndi utekereza gukora mu mirimo y'amaboko, ndetse Imana y'amahoro ntikabure mu ruhande rwawe cyangwa se mu muryango wawe. Icyo nicyo nkwifurije muri iki gitondo, nanjye nkwifurije. Ndagusuhuza cyane, igitondo cy'umugisha kikugereho. Muzaniye ijambo ry'ihumure kuri uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo, ntegereje kugira ngo tuganire mu gukora kw'Imana cyangwa se mu mugambi w'Imana. Ariko nkunda kuvuga ngo nta buzima Imana itahindura cyangwa se n'atari inzira ni mu kwayo. Imana ikugirire neza, ndetse nawe utaramenya Hinduka official Imana izagushoboze kugira ngo igicano uzayigereho. Ntekereza ko ari cano y'umugisha, cano y'umunezero, ihindura ibyanze guhinduka, yongera kurema abantu ibyiringiro nubwo byari bisa nk'ibirangiye, ariko iyo uyirebye ugatangira ikiganiro ukanagisoza, wongera kugira ibyiringiro muri wowe ndetse ugakomera. Ibyago n'amakuba ibigezemo ukareba kuri iki kiganiro cyangwa se kuri iyi cano, awongera gusubizwamo imbaraga cyangwa se urongera ugakomera. Ariko byose dushobozwa byose na Kristo kuko niwe uduha imbaraga. Ntabwo ari Julienne kuko sinabyishoboza, ahubwo ni yaduhanze igufitiye icyizere, nanjye mfitiye icyizere. Ndagira ngo nkubwire ngo rero ni nyamumaro kuri wowe ndetse nanjye. Mbona kukubwira ngo uze kwihangana uko uri bwumvijwe nyine narwaye n'uburwayi, ariko ntabwo byatuma tutavugira Imana cyangwa ngo bitume tutaganira ku jambo Imana duteguriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma reka dusenge, dukomeze tuganire ku mbaraga z'Imana ndetse no gukora kw'Imana.
twiragize Imana kugira ngo ize ibe hagati muri twebwe, izibe mu ruhande rwawe, izibe mu ruhande rwanjye, kuko uyishingikirijeho ntabwo ajya kurwa n'isoni. Nutekereza gukora ikintu uzajya ubanza Imana imbere, utegereje gukora urugendo uzajya ubanza Imana imbere ikubere ku rugamba, kuko umuririmbyi yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira kandi wabahanga amaso bakagukoza isoni. Ariko turashimira Imana itajya idutererana, turashimira Imana igendana natwe mu rugendo, turashimira Imana ibana natwe mu burwayi, turashimira Imana ibana natwe mu byo tugerageza gukora. Niyo mpamvu ngushishikarije kuvuga ngo ibyo ugerageza gukora cyangwa se mu rugendo ugiye gufata ujye ubanza Imana imbere, uyibwire kubanzirize ku rugamba cyangwa se igendane nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuko ubera hose icyarimwe, izina ryawe nirishimwe. Twaherukanaga kera n'abaja bawe ndetse n'abagaragu bawe, ari abakunzi ba Julienne ndetse n'abazinduka bafisha batarasobanukirwa Julienne, ariko bose turabasengeye. Twaherukanaga kera ariko umuririmbyi yaravuze ngo dufite ibyishimo kuko dusubiye kubonana, izina ryawe nirishimwe. Warabarinze nanjye urandinda, twebwe twese uraturinda, nubwo ibyago n'amakuba byabonetse hagati muri twe, nubwo uburwayi bwabonetse hagati muri twe, ariko turagushimiye ko nubwo ibyo byose byabonetse ukidukomereje mu buntu bwawe, tukaba dufite umwuka w'abasima, izina ryawe nirishimwe. Hari abarwaye bamaze gutaha kuri uyu munsi, hari abo twafatiwe rimwe bamaze kwibagirana, ariko twebweho niyo mpamvu tugushimiye ko tugifite umwuka w'abasima. Turagutumiye muri iki kiganiro kugira ngo usubane natwe, uturengera tutashobora kwirengera, ndetse abadukurikiye nabo ubarengere. Hari udukurikiye ufite ikibazo cy'uburwayi, hari udukurikiye ufite ikibazo cy'ideni, hari udukurikiye ufite ibibazo bitandukanye, hari udukurikiye ari muri gereza, ariko tuzi neza ko impande zose uzibamo kandi hose habera hose icyarimwe, izina ryawe nirishimwe. Ngaho imbaraga zacu nizibure, imbaraga zawe ziganza muri iki kiganiro, gukora kwacu kubure, gukora kwawe kuboneke. Tugwaye karibu n'ikaze. Ari abadukurikiye manzu bezereze umubiri ndetse n'ubugingo, ubabare gukiranirwa kose, ndetse nanjye ni nk'uko imbabazi zawe zidutindeho, ijisho ry'imbabazi zawe riduhoreho kuko uri umwami. Urakoze kubanye natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana y'amahoro iduhane umugisha. Muri ibyo yaravuze ngo twaherukanaga kera ariko dusubiye kubonana, dufite ibyishimo. Birashoboka ko ari abo twaherukanye icyo gihe bamaze kwibagirana, birashoboka ko ari abo twaherukanye icyo gihe batongeye guhumeka, ariko wowe ugihumeka ntiwumve ko ari imbaraga zawe zitumye uhumeka. Wowe ugihumeka ntiwumve ko ari imbaraga z'amafaranga ufite, wowe ugihumeka ntiwumve ko ari imbaraga z'amashuri wize, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Ni Imana yakuzigamye kubera ko hari icyo wavuganye nayo, ni Imana yakuzigamye kubera ko hari ibyo yagusezeranije, ni Imana yakuzigamye kubera ko hari icyo uzaba cyo mu minsi iri imbere, ibyo abantu batakubonyeho Imana ikakubwira ngo izabigukoresha. Icyo nicyo cyatumye Imana ikuzigama. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko mu minsi uhereje inyuma hari ibyo twebwe abantu tutigeze tukubonamo, ariko Imana yakubonyemo. Icyo nicyo cyatumye ikuzigama. Mu minsi duhereje inyuma cyangwa se mu minsi umaze, birashoboka ko hari inzira wabonye itasobanuka cyangwa se inzira utashobora gucamo, ariko Imana ikakubwira ngo izagucisha muri iyo nzira cyangwa se izakubwira. Icyo nicyo gitumye Imana ikuzigama. Mvugira ngo amen. Urugamba rukomeye, turashimira Imana itajya idutererana, turashimira Imana ijya ibana natwe ku bitaro rati. Urugamba rukomeye, twandikiwe amarandevu runaka, Imana ikaza ikihesha icyubahiro ikakubwira ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Ntabwo ari imbaraga zawe zagukuye hariya hantu, ntabwo ari imbaraga zawe zagukuye muri biriya bitaro, ntabwo ari imbaraga zawe zagukuye muri gereza, nta nubwo ari imbaraga z'imiryango zakugize ukuri, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Abantu benshi muri iyi minsi batajwe n'igitugu. Isi yabatwaje igitugu, isi bakoresha uko bashaka, isi batwara aho ishaka, ariko turashimira Imana. Mu minsi igwaye umugenzi, mu minsi iruhije, turashimira Imana yo yatuzigamye, turashimira Imana yo yatwitayeho. Twari tuzi ko tuzaba twandagaye muri iyi minsi. Uhese ubije amaso inyuma ukareba ubuzima waciyemo, ukareba uko batangiye urugendo, uba warandagaye nk'abandi bose. Ariko turashimira Imana itaradukuyeho amaboko, turashimira Imana kuko ari umubyeyi mwiza.
yaratuzigamye rata. Yarazi ko uyu munsi tuzaba turi kuganira ijambo ry'Imana. Yarazi ko uyu munsi uzaba ugihumeka umwuka w'abazima ndetse nanjye ndi guhumeka. Icyo nico yadusigarije kugira ngo dukomeze abandi. Tuvuge ijambo ry'ihumura abandi bongere bahumurizwe mu mutima yabo. Tuvuge ijambo ry'ihumura abantu bongere bubakike mu mitima yabo aho bari basenyutse, mvugira ngo amen. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana tutatinze. Ndakuvuga ngo ijambo ry'Imana n'ubutsima utera imbaraga mu bugingo bwacu. Ijambo ry'Imana ni impamba n'urwego bizatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Nawe ucyumvira ijambo birashoboka ko arimo ubuhanuzi bwawe buri, birashoboka ko arimo gusubizwa kwawe kuri. Ndakuvuga ngo password y'ibyo byose ni ukwizera ukihana. Iyo umaze kwihana urababarirwa, hanyuma ukizera Imana ikakugirira neza, mvugira ngo amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yohana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Yohana ibice 5, turahera ku murongo wa 2 turagera ku murongo wa 4. Kandi subiramo ubyumve neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 2 turagera ku murongo wa 4. Hanyuma wumve gukora kw'Imana, wumve imbaraga z'Imana, wumve ko nta buzima Imana itahindura, wumve ko nta handi Imana itakura umuntu, nta kuri ubundi Imana itagukura. Nta n'ubuzima Imana itahindura ku buzima bwawe. Nubwo ibyago n'amakuba byaboneka, nubwo intambara zaboneka, nubwo imanza zaba nyinshi ku buzima bwawe, ariko nta buzima Imana itahindura. Nta n'ikintu na kimwe Imana itagishiraho iherezo. Ndagira ngo nkubwire ngira ijambo nuryumva kandi ukaryumvira, kabiri ukizera, ariko wabanje kwihana, hari impinduka zigiye kuboneka ku buzima bwawe. Hari impinduka zigiye kuboneka ku buzima bwawe. Unyemerere nkunda kuvuga ngo nudafashwa umfashe nifashirizwe. Birashoboka ko wowe uraryumva ritakureba, ariko ijambo rifite bene ryo. Nuryumva wizeye, Imana irahindura amateka. Unyemere twumvanira ijambo, hanyuma twihuse reka dusome twumva uko hatubwiye. Yohana ibice 5, Yohana ibice 5 umurongo wa 2 turagera ku murongo wa 4. Ni karibu mu izina rya Yesu. Aha. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ryitwa bugufi y'irembo ry'itama hari ikidendezi. Haleluya, haleluya. Haratubwiye ngo kandi bugufi by'irembo hari ikidendezi, mvugira ngo amen. Bugufi y'ikigaragaza ufite, bugufi y'ideni ufite, ariko hari amateka yahinduka ku buzima bwawe, mvugira ngo amen. Bugufi y'iryo rembo rata, bugufi y'irembo umazeho igihe, bugufi y'igisuzuguriro umazeho igihe, hari irembo rigiye kuhaboneka ryahindura amateka ku buzima bwawe, mvugira ngo amen. Dukomeze. Uruheburayo cyitwa Betesida cyariho bugufi by'irembo hari ikidendezi, ndetse cyari cyitwa Betesida, mvugira ngo amen. Icyo kidendeze cyari icyo guhindura amateka ku buzima bwawe. Icyo kidendeze cyari ukugira ngo ukize uburwayi. Icyo kidendeze ni icyahinduye amateka ku buzima bwa buri muntu wese wagerageje kukisangamo, mvugira ngo amen. Dukomeze. Cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo. Bugufi by'irembo ryitwa Betesida hari amabaraza 5, kandi bugufi ry'ayo mabaraza hari abarwayi benshi, mvugira ngo amen. Iryo rembo ryari ririho amabaraza 5, kandi ayo mabaraza 5 niko ryabagaho abarwayi batandukanye. Hari abarwayi bari barwaye pararize bari bahari, hari abari banyunyutse amaguru bari bahari, hari abari barwaye indwara zitandukanye bari bahari, hari abari tasisizo gredo sase, hari abari bafite ibibazo bitandukanye. Ariko aratubwiye ngo bugufi by'irembo ryitwa Betesida hari amabaraza 5, ariko hari abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, mvugira ngo amen. Birashoboka ko muri abo bantu bari benshi bari kuri iryo rembo. Nawe birashoboka ko uyu munsi wicaye kuri iryo rembo. Birashoboka ko uyu munsi nawe utekereje
wasanga uri kuri iryo rembo ry'icyo kidendezi, mvugira ngo amena. Icyo kidendezi cyajyagaho buri muntu wese ufite ibibazo. Iryo rembo ryajyagaho umuntu wifuzaga ko akira abonye icyo kidendezi cyangwa se yitereye muri icyo kidendezi, mvugira ngo amena. Kuko yumvaga iryo rembo ariko gusubizwa kwe, yumvaga icyo kidendezi aricyo kigiye guhindura amateka. Niyo mpamvu benshi bakundaga kujya kuri ayo mabaraza, mvugira ngo amen. Dukomeze. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi. Amen. Ndetse bamwe muri abo cyangwa se abantu bari bari kuri iryo rembo, benshi bari bategereje ko amazi yihinduriza, hanyuma bakiterera muri ayo mazi. Bibiri tubwira neza ngo uwa mbere witereraga muri ayo mazi niwe wakiraga, mvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, bakiterera muri ayo mazi, bamwe bagakira amaso yabo. Hari abari barahumye amaso rata, ariko bageze kuri icyo kidendezi bategereza ko amazi yihinduriza, akitera kuri iyo mazi kugira ngo ahumuke. Undi nawe wari wararemaye ibirenge, yarategereje ko amazi yihinduriza, yakwiterera muri iyo mazi akaba muzima. Undi nawe utari ufite shinge na rugero, yarategereje ko amazi yihinduriza, yakwijugunya muri iyo mazi akagira ifatiro cyangwa akagira icyerekezo, mvugira ngo amen. Birashoboka kuri iryo rembo, birashoboka kuri icyo kidendezi. Hari ikidendezi nawe uriho uyu munsi, mvugira ngo amen. Hari ikidendezi cy'inzara wicayeho, hari ikidendezi cy'ubukwade wicayeho, hari ikidendezi cy'ideni wicayeho, hari ikidendezi cy'icangiro rata. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ikidendezi umaranye igihe rata, hari ikidendezi cy'uburwayi, hari ikidendezi cy'icangiro. Haleluya. Hari ikidendezi umaranye igihe kirekire ku buzima bwawe, ariko utegereje ko amazi yihinduriza ibyawe bigasobanuka, mvugira ngo amen. Amen. Reka dukomeze twumve, tugere ku murongo wa 5. Yego. Hariho umuntu ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Ndetse kuri icyo kidendezi hari umuntu umaranye uburwayi cyangwa se umazeho imyaka 38 ari ku kidendezi, mvugira ngo amen. Uwo muntu yari amaze imyaka myinshi. Hari uwahageraga akamara umwaka umwe, yakwijugunya muri cya kidendezi agakira. Hari n'uwahageraga uyu munsi yagira imbaraga ajya kwijugunya muri cya kidendezi akaba muzima. Ariko Bibiliya iravuze ngo hari uwari uhamaze imyaka 38, mvugira ngo amen. Yari ahamaze imyaka 38. Hari abahamusangaga bagakira bakaba bazima, hari abahamusangaga uyu munsi bakaba bazima. Ariko we, haleluya, haleluya, kubera ko igihe cye kitari cyakageze, arakomeza aguma ku irembo, arakomeza aguma ku kidendezi. Iratubwira ngo imyaka 38. Haleluya. Aramubaza ati, imyaka 38 ni myinshi nshuti yanjye, uri ku irembo ry'igisuzuguriro. Imyaka 38 uri ku irembo ry'uburwayi. Imyaka 38 uri ku irembo ry'ubutayu. Imyaka 38 uri ku irembo ry'ubukene. Imyaka 38 uri ku irembo ryo kutabyara. Haleluya, haleluya, amen. Imyaka 38 ni myinshi, ariko hari umwe wahazaga akahamara umunsi umwe agakira. Reka twumve impamvu uyu muntu yahamaze imyaka 38. Dukomeze. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza undi, iyo amazi yihindurije akizundi untanga mu. Haleluya, haleluya. Ngo Yesu nawe abasize uyu mubyeyi, ngo aramubwira ngo mbese ushaka gukira? Aramubwira ngo databuja ndabishaka. Arangije aramubwira ngo ariko
haleluya haleluya. Databuja ndabishaka gukira, ariko iyo amazi yihindurije unanzemo niwe ukira uburwayi, kubera ko aba afite abamujugunyamo, hanyuma we yakwireba akabura umuntu umujugunya muri cya kidendezi kugira ngo akire. Mvugira ngo amen. Mana y'amahoro irangise iramureba, iramubwira ngo none ufite kwizera? Aramusubiza ngo yego. Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe kubwo kwizera wigendere. Mvugira ngo amen. Yari amaze imyaka myinshi ku kidendezi, ariko Bibiliya bivuga neza, hari abandi basaga bafite imbaraga zo kwijugunya muri cya kidendezi bagakira uburwayi, abandi bakabohoka ingoyi zari ku maboko yabo kubera ko bijugunye mu kidendezi. Undi akaza amaze igihe kirekire mu butayu bw'ubukote akijugunya muri cya kidendezi afite kwizera, yarakiraga. Undi mubyeyi nawe ahamara imyaka 38. Yesu ahageze aramubwira ngo none bimeze bite? Aleluya. Birashoboka ko ari wowe uri kubwirwa, birashoboka ko ari njyewe uri kubwirwa. Imyaka 38 mubyeyi ni myinshi, imyaka 38 mugabo ni myinshi, ariko Yesu arangije amurebye atekereza igihe amaze igihe kirekire ku musozi, aramubwira ngo none urashaka gukira? Aleluya. None wowe udukurikiye, wowe turi kumwe kuri iyi televiziyo, ese urashaka gukira? Muri iyo myaka 38 umaranye ikibazo cyangwa se umaranye ikigeragezo, uyu munsi witeguye gukira? Hakiriye abantu benshi kubera ko bagiraga gisunika bakiterera mu kidendezi bagakira. Mvugira ngo amen. Hakiriye abantu benshi kubera ko wiganye n'abantu benshi ariko bafite gisunika babona akazi, wowe urakabura. Mvugira ngo amen. Hakiriye abantu benshi kubera ko warwaranye n'abantu benshi bakabona abaganga babitaho kubera amafaranga, ariko wowe yabuze umara imyaka 38 uri kuri iryo rembo rata, wabuze gisunika igusunika muri cya kidendezi. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo iki gitondo cyiza cy'umugisha ubone gisunika ari we nyiri ibihembo. Ugira ngo amen. Nta mwana w'umuntu wamubajije imyaka yarahamaze, nta n'umwana w'umuntu wigeze amubaza impamvu yatinze kuri iryo rembo. Aleluya haleluya. Ahubwo hari icyo Imana yari imugambiriyeho ku buzima bwe. Mvugira ngo amen. Wiganye n'abantu benshi rati bagize gisunika bahabwa akazi, urwaranye n'abantu benshi bagize gisunika bagura imiti cyangwa se bazira mu zindi nzira barakira. Ufunganywe n'abantu benshi muri gereza bagira gisunika barataha, usigara umaramo imyaka 38. Ntabwo ari Julienne ubivuze, ahubwo ni ibyanditswe byera. Mvugira ngo amen. Yesu arangije aramubaza ngo mbese mubyeyi, yewe mukobwa umaze igihe kirekire ku irembo ryo kubengwa, yewe musore umaze igihe kirekire ku irembo ryo kubura urugo cyangwa se ryo kubura inzu, yewe mugabo umaze igihe kirekire ku irembo ry'igisuzuguriro, ese urashaka gukira? Abirebye atekereje imyaka yari amaze, arangije aramubwira ngo Yesu ndabishaka, ariko iyo amazi yihindurije njyewe mbura unjugunya muri ya mazi kugira ngo nkire. Arangije aramubwira ngo wanangagamo cyangwa se ugize umushyira muri ya mazi niwe wakiraga. Yesu arangije arareba asanga nta gisunika afite. Hari ukuntu Yesu ajya areba arata nshuti zanjye agasanga nta gisunika dufite, agasanga nta waturengera dufite, agasanga nta wakuvuganira ufite. Yesu wenyine akaza akakuvuganira. Nagira ngo nkubwire ngo iyo Yesu yakuvuganiye nta wakwitambika umugambi w'Imana. Iyo Yesu yakurwaniriye nta wakwitambika mu nzira z'Imana. Harangije arebye asanga nta wakuvuganira uyu muntu yari afite, asanga n'imyaka amaze ni miremire, asanga uwahageze ejo yarakize, asanga uwahamaze iminsi 3 yarakize, asanga uwahamaze ukwezi yarakize, ariko wahamara iyo myaka yose. Aleluya haleluya. Bishatse kuvuga ngo ushobora gushaka uyu munsi ukamara iyo myaka 38 utabyaye, undi yashaka icyumweru kimwe akakubwira ngo aratwite. Iryo ni irembo. Aleluya. Icyo ni ikidendezi wicaye, ariko Imana y'amahoro nawe kugeraho kuri uyu munsi. Hagiye ambwira ngo mbese urashaka gukira? Arangije ambwira ngo databuja ndabishaka. Yesu aramubwira ngo kubera kwizera kwawe wowe udukurikiye kuri uyu munsi, atasisizo gredo
zomene atayazana basase niwe dosai arangije aramubwira ngo kubwo kwizera kwawe ikorera uburiri bwawe wigendere mvuzira ngo amen. Amen. Ntabwo yamubwiye ngo iterera muri cya kidendezi, ahubwo yaramubwiye ngo kubwo kwizera kwawe ikorera uburiri bwawe wigendere. Ushobora kuba udukurikiye uri mu bitaro runaka, ushobora kuba udukurikiye uri mu kaga runaka, ariko umva uko iyo rivuganye nawe, umva uko nyiri bihavuganye nawe. Aravuze ngo kubwo kwizera ugize ukimara kubona iki kiganiro, kubwo kwizera ugize ukimara gukurikira kuhinduka official, aravuze ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Birashoboka ko uri mu bitaro, birashoboka ko umaze igihe kirekire ku kibazo cy'inzara, ariko ikibazo cyose uhagazemo, waba uri muri gereza, waba uri mu ntambara zimeze gute, waba uri mu rubanza, ntabwo Imana yitaye ku kibazo ufite, ahubwo aravuze ngo ikorera uburiri bwawe ugira gute wigende. Imana itugirire neza. Ikidendezi kimaze igihe kirekire, hari ikidendezi cy'igisuzuguriro, hari ikidendezi cyo kubura akazi, hari ikidendezi cyo kudashaka, hari ikidendezi cyo kubaka ku manegeka ukagira urugo ariko rudakomeye rusa n'urudahari. Icyo ni ikidendezi umazeho igihe. Ariko Imana yo mu ijuru ndagutangariza ngo ivuganye nawe muri iki gitondo, iravuze ngo ikorera uburiri bwawe kubera kwizera. Rata password y'ibyo byose ni ukugira gute? Ni ukwizera. Mvugira ngo amen. Haravuze ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Umubyeyi yarahageze arakwitegereza arigendera, umugabo yarahageze abona ko nta kazi ufite arakwitegereza arigendera. Hari n'abari bashoboye kuguhesha akazi ariko ntacyo bakoze, bakunyuzeho barigendera. Hari abari bakwiye kujya kugushakira imiti ngo ukire ube muzima, bakunyuraho barigendera. Bari banabizi neza ko unarwaye, ariko Imana ijya ibyemera. Rata bakunyuraho barigendera. Hari abari bazi ibitaro bakuvuriramo ukagira amaso mazima cyangwa se ukaba umuntu muzima, ariko kubera ko ukiri ku kidendezi, kubera ko ukiri ku irembo, bakunyuzeho barigendera. Mvugira cyane amen. Haleluya, haleluya. Bakunyuzeho barigendera. Hari abari bafite ubushobozi bwo kugufasha ukava mu buzima bw'amanegeka cyangwa se ukava mu ikote, ariko kubera ko ukiri ku kidendezi bakunyuraho nabo bagira gute? Barigendera. Mvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko umaze iminsi ubyara ariko upfusha. Icyo ni ikidendezi umazeho igihe kirekire. Birashoboka kugera mu itorero ugateshwa agaciro kandi wari uri ku mwanya wa mbere. Icyo ni ikidendezi. Ariko iyo Amahoro ivuganye nawe, iravuze ngo ikorera uburiri bwawe kubwo kwizera Imana nyiribihe. Iravuganye nawe ngo ikorera uburiri bwawe ku kibazo ufite, nimba ari icyo kubura akazi, nimba ari ukudashaka, nimba ari urugo rwasenyutse, nimba ari ubutayu runaka, nimba ari ideni, nimba ari icyangiro, nimba ari uburwayi, ikibazo cyose uhagazemo, cyaba ari ubukode, iravuze ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Iyo uri ku kidendezi uri umugabo bakwita akagabo kubera ko uri ku kidendezi. Iyo uri umuntu bakwita akantu kubera ko uri ku kidendezi. Bagutesha agaciro kubera ko uri ku kidendezi. Mvugira ngo amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo uri umuntu munini bahita bavuga ngo uri ikintu kubera ko uri hehe yewe kuri ku kidendezi. Ariko ivuganye nawe ititaye ubuzima uhagazemo, ititaye ko umaze iminsi ubyara ugapfusha, ititaye ko wabuze urubyaro, ititaye ko abana bawe bakunaniye, ititaye ko ubenzwe igihe kirekire, ititaye ko ubukwe bupfuye igihe kirekire, iravuze ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Mvugira ngo amen. Imana Amahoro itugirire neza. Imana Amahoro igutabare. Imana Amahoro intabare, igukure kuri icyo kidendezi, inkure kuri icyo kidendezi. Hari ikidendezi ufite, hari ikidendezi nanjye mfite, ariko turashimira Imana ivuganye natwe muri iki gitondo. Yavuze ngo twikorere amariri yacu cyangwa se twikorere ibyari bitugoye, natwe tugende twemye.
uri ku kidendezi ushaka inzira ukayibura. Iyo uri ku kidendezi urambara ntunaberwe. Iyo uri ku kidendezi uye ku mwana bakabona atagukwiriye. Iyo uri ku kidendezi uye ku mwana bakabona atari n'uwawe. Iyo uri ku kidendezi ugira n'umugore bakabona mudakwiranye. Icyo ni ikidendezi. Umazeho iki? Hariko Imana irenze imyaka 38 umuntu yari amaze ku kidendezi. Hagize aramubwira ngo ushaka gukira. Ese nawe ushaka kuva ku musozi? Ese nawe ushaka kuva kuri iki kidendezi? Ese nawe ushaka kubyara? Ese nawe ushaka gukora ubukwe nubwo umaze igihe kirekire bupfa? Ese nawe ushaka ubuzima? Ikorera uburiri bwawe ugire gute wigende. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turabashimiye mwebwe mudukurikirana, kandi iri jambo rigukubera inkomezi. Iri jambo rigira aho rigukura, rigira naho rigushira. Uvuge ngo nyimara kumvira ijambo ukurure kwizera. Tuvuga ngo hari aho mvuye, hari naho nicaye, hari ikikiri mvuyemo, hari n'ikindi ninjiyemo. Imana igukuye muri ntibishoboka, igushize muri birasoboka. Mvugira ngo amen. Ijambo riramfashije, ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Myemerera nawe ufashwe, uve muri ntibishoboka umaze igihe kirekire wizengurukaho, uve mu buzima bugoye umaze igihe kirekire. Imana iravuze ngo uva muri ibyo byose ujye mu yindi si, cyangwa se ujye mu bundi buzima. Mvugira ngo amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Imana y'amahoro ibagirire neza. Iri ni ryo jambo Imana yakize ku mutima kugira ngo tuganire. Mwakire neza ijambo ry'Imana, rikubera ihumure, rikubera inkomezi, mbese rikubera byose. Imana itugirire neza. Ni Julienne mwari muri kuganira. Ukeneye kunganiriza cyangwa se kumugura cyangwa se kumbaza ikindi kintu runaka, nimero ni 0788 24 55 19. Mbifurije kugubwa neza, amahoro y'Imana abane namwe n'umuryango wanyu wose. Kandi Imana y'amahoro ikimara kugukura kuri icyo kidendezi, Imana y'amahoro iguha icyerekezo gifatika kidaturutse ku muryango. Imana y'amahoro iguha icyerekezo gifatika kubera ko igukuye ku kidendezi. Mvugira ngo amen. Mbifurije kugubwa neza, kugira neza kw'Imana. Ijisho ry'imbabazi ryawe ry'Imana riguhoreho mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Murakoze cyane.